Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Bakunze ikiganiro Soma Bibiliya, uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Samweli wa mbere, aho turi busome ibice bibiri. Turasoma igice cya 27 ndetse n'igice cya 28. Samweli wa mbere igice cya 27. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisitiya. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati, nta kibuza hariho umunsi Sawuli azanyica. Nta nama iruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za Isirayeli zose. Uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi herako ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe, barambuka bajya kwa Kishi mwene Mawoki umwami w'Igati. Dawidi n'abantu be baturana Kishi Igati, umuntu wese nawe mu rugo rwe. Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowamu umunyayezereli na Abigayili w'i Karumeli wari mukana bari. Bucye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye Igati, ntiyongera kumushaka ukundi. Dawidi abwira Akishi ati, niba nkugizeho ubuhake, nibampa igikingi umudugudu umwe wo mu misozi aba ariho ntura. Ni iki cyatuma umugaragu wawe nturana nawe ku rurembo? Nuko uwo munsi Akishi amugerera Isikulagi. Nicyo cyatumye Isikulagi haba aha abami b'Abayuda bwite na bugingo n'ubu. Kandi iminsi Dawidi yamaze mu gihugu cy'Abafilisitiya ni umwaka n'amezi 4. Bukeye Dawidi n'ingabo ze barazamuka batera Abigeshuri n'Abagiruzi n'Abamaleki, kandi abo nibo bari abaturage ba kera bo muri icyo gihugu giteganye n'Ishura n'igihugu cya Egiputa. Nuko Dawidi arimbura icyo gihugu, ntihagira umugabo cyangwa umugore urokoka. Anyaga inka n'intama n'indogobe n'ingamiya n'imyambaro, maze yatabaruka akajya kwa Akishi. Akishi akajya amubaza ati, uyu munsi wateye he? Dawidi ati, nateye ikusi h'i Buyuda n'ikusi h'i Yerameli n'ahabakeni. Ariko Dawidi ntiyagira umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane Igati, kuko yibwiraga ko babarega bati, Dawidi yakoze atya n'atya. Iminsi yose yatuye mu gihugu cy'Abafilisitiya niko yabigenzaga. Nuko akishiringira Dawidi akajya avuga ati, yatewe n'Abisirayeli kumuzinuko, bizatuma aba imbata yanjye iteka ryose. Samweli wa mbere igice cya 28. Muri iyo minsi Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kujya kurwana n'Abisirayeli. Akishi abwira Dawidi ati, umenye rwose ko uzatabarana nanjye n'abantu bawe, tukajyana n'ingabo ku rugamba. Dawidi aramubwira ati, ni naho uzamenyera icyo umugaragu wawe nzakora. Akishi abwira Dawidi ati, nicyo kizatuma nkugira umurinzi w'umutwe wanjye iminsi yose. Sawuli ajya gushikisha. Ariko Samweli yarapfuye, Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli ahera akagisha Uwiteka inama. Uwiteka ntigira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera akabwira abagaragu be ati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo 2 bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo mubwire.
uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzwe n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gituma utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura, mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasa ate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo nsubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo unsobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku bamarayika, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo z'Abisirayeli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli ahera ko yikubita hasi indambya yubamye, kuko akuba umutima cyane ibyo Samweli amubwiye, acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashobewe cyane, aramubwira ati dore umuja wawe nakumviye mparamagara, numvira amagambo mbwiye, none ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngo ufungurire urye kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata arabumvira, ahera ko abaduka hasi yicara ku buriri. Kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore, arihuta arakica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuwe arawotsa, abihereza Sawuli n'abagaragu be barafungura. Bahera ko bahaguruka iryo joro baragenda. Aha niho dusoreje ibice bibiri by'uyu munsi. Dukomeze kubifuriza kugubwa neza, tubibutsa gukora subscribe kuri Evangelize Le Monde TV kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamara ku isi yose. Amahoro y'Imana abane namwe.